ese uyu nguyu Kasuku yabatumwa na FPR kugira ngo atuke abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abantu batumva ibitekerezo bye? Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ku Kayunguruzo TV ukurikirane kino kiganiro cyose naguteguriye. Ubundi mu Rwanda mu itegeko nshinga bivuga yuko umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye mu bya politike no mu bindi bitekerezo bitandukanye. Umuntu yemerewe rwose gutanga ibitekerezo, ariko se biremerewe gutanga ibitekerezo kugeza aho umuntu atuka abantu ibitutsi nyandagazi, ibitutsi umuntu ashobora kuba yavuga ariko umuntu akabivuga? Ibyo rero nibyo biranga uyu mugabo witwa Kasuku. Uyu Kasuku azwi ku mazina ya Jeskiso wa Mipango, umwami w'abagore, icyogere mu nkuba, niko akunze kwiyita. Ariko bigaragara ko mu mazina ye yitwa Kambale J. Yavutse mu mwaka w'1992. Uyu mugabo bigaragara ko ahantu avuga ko yakuriye ari Igikondo. Ibi bireme byemezwa n'abandi bantu batandukanye bamuzi yuko yakuriye muri kano gace k'Igikondo ahazwi nko mu Gashyekero. Ni quartier irimo ubona ko idateye imbere, igaragaza abantu bari mu buzima buke cyangwa se badafite ubuzima bakennye. Aba ngaba rero akaba ariho uyu Jeskiso akomoka cyangwa se akaba ariho yakuriye. Yakomereje amashuri ye mu kigo cy'incuke, aho yagiye kwiga mu ishuri ryo kwa Karirosi, niho yakomereje aho ngaho amashuri. Arakomeza ajya mu Gatenga muri za primaire, yiga ku Kimisange, arahanangiza troncome, ariko amashuri nanone yisumbuye yayanangirije Rwamagana, aho ngaho ijya Gahengera, akaba ariho yize amashuri ayarangiriza mu bijyanye n'icungamutungo, ibyo bitwataga comptabilité. Uyu rero Jeskiso wa Mipango, icyogere mu nkuba, umwami w'abagore nk'uko yita, n'umugabo iyo umurebye byonyine ukagaragara ubona ko ari umugabo ushimishije. Bituma video ye akoze cyangwa se kinakoze cyose abantu bose babasha kuba bagitangara bakamwitegereza, kubera umubyibuho ukabije no kugaragara arimo ararya buri munsi buri munota. Hari nabo badatinya kumubwira nabi yuko arya buri mwanya, akarya nk'itungo. Ibyo ariko we ntacyo babimubwiye, ikinezi nuko atambutsa ubutumwa bwe. Ikindi kintu kimugaragara ko nanone nuko ari umuntu ugaragara avuga amagambo arimo ibintu biteye isoni, avuga ibitutsi, atuka abantu bakibaza ngo ese gutuka abantu ibintu bitutsi abikomora he, abiterwa n'iki? Ese arabitumwa? Ese abitumwa na FPR kugira ngo abashe kubikoresha kugira ngo abarwanye ubutegetsi, abo yita interahamwe, cyangwa se abantu bose batavuga rumwe bose bakubitira hamwe bavuga ko aba bantu ari interahamwe, abandi ari ibigarasha? Ibyo byose akagenda nabitangira n'ibimenyetso, ibintu byatumye akurikiranwa kuko agenda akajya aho umuntu yaratuye akavugana n'ababyeyi be. Ibi rero bakavuga yuko ari ibintu biba byiza kuko biba bigaragara ko yacukumbire rwose, ariko abantu benshi bakamunenga yuko akunda gutuka ibitutsi nyandagazi. Ese ibi bintu abitumwa na FPR? Kuba bishingiraho bavuga yuko abantu benshi bagiye bakora ibintu nk'ibi ngibi ariko bakihanangirizwa bakanahamagazwa, ariko uyu nguyu we bikaba bigaragara ko atukana ariko bikareberwa ntihagire ikintu kiba cyo. Ibyo ntabwo twabashije kubitohoza, ariko namwe mushaka kubishyira muri comment ko abandi iyo bagiye gutukana cyangwa gukora ibikorwa bitari byiza barahamagazwa ndetse bakaba babikurikiranwa, ariko kuri uyu mugabo we bikaba ko ntacyo babitwaye mu gihe yabashe gukora ibintu nk'ibi ngibi byo gutuka abantu abandagasa. Abandi nabo bakibaza ese ishyaka nka FPR rimaze imyaka irenga 30 ku butegetsi rishobora kuba ryatuma umuntu uyu nguyu kugira ngo ajye atuka abantu? Ese ishyaka rya FPR ryakwemera kudakurikiza amategeko? Uko bundi gusebya umuntu mu ruhame umutuka ibitutsi nka biriya nyandagazi n'icyaha ubundi cyangwa mu mategeko, ariko uyu nguyu arabikora agatukana nubwo bari online agatuka, ariko agatuka umuntu ibitutsi bitameshe, ibitutsi bibi. Hari n'abandi bamushima bavuga bati abantu bose no kubundi bagombye kuba bameze, nimba umuntu urwanyije igihugu cyawe ntawe ugomba kumwataka, nawe ukamubwira ikintu kibi, icyagukoreye ukakimukorera. Ariko twibaze mu ndangagaciro zacu za Kinyarwanda, ese gukora ibintu nk'ibi ngibi byaba byemeye kubasha gutuka umuntu nk'uyu, gufata umuntu ukamutuka ku babyeyi,
ukajya muri mu buzima bwe bwite, ibyo bintu biremewe? Ni ikibazo twibazaho. Ariko nanone kubera ibintu byaje by'ikoranabuhanga bya internet, bituma umuntu atanga igitekerezo cyihuta kikagera ahantu vuba vuba, ndetse ahandi bakanavuga bati ahari no kubera ko natuye hanze binatuma batabasha kuba babikurikirana. Ariko ibi nanone biranyomozwa kuko uyu mugabo yagiye agaragara ari mu Rwanda, aza ari mu Rwanda, rero abantu bakabyibazaho. Ariko kuba muzi nabo bakavuga bati uriya mugabo biba ari ukwishakira ubuzima, ubundi nta kibazo cye, ni umuntu mwiza ndetse ukunda abantu. Reka tugaruke ku mateka ye gatoya. Uyu mugabo bamwibaza bakavuga ati se akomoka ku babyeyi bameze bate? Ababyeyi be ni abahamya ba Yehova, abantu mujya mubona bigisha bavuga ko hazabaho isi nshya, ibintu bya paradizo, abantu batemera ibintu by'amaraso, kuba umuntu yahunda amaraso, abantu bativanga muri politike. Abo ni ababyeyi b'uyu mugabo Gisikiso wa Mipango, umwami w'abagore cyangwa se Kasuku. Ariko ababyeyi bigaragara ko bo ntabwo ibyo bintu babigenderaho, kuko ntibemere n'ibyo bya politike. Noneho kujya kwigisha umuntu ibitotsi ngo atukane, bavuga yuko abamuzi ko ari ibintu bye yizaniye ku giti cye, ko umuryango we utigeze umurera muri ubwo buryo. Ku bijyanye n'uburere yaba yarahawe, hari abavuga ko uyu mugabo uvuka mu bana 9 yaje gukomeza kuba, ntabwo yakomeje kubana n'ababyeyi igihe cyose, kuko hari igihe cyageze abana na nyirakuru. Akavuga ati rero ko yagiye aba ahantu henshi hatandukanye, ibyo bishobora kuba byaratumye wenda aba ikirara, akararuka, akaba yajya avuga ibintu byose ashatse ataziga, kandi ibyo bintu bitaba mu muco nyarwanda. Abandi rero bakavuga bati uyu mugabo yararebye abona ko uburyo ashobora gusarura amafaranga no kubaho ari uko agomba kwibandisha gukora ibintu abantu benshi badasanzwe babona, nko kugaragara yambaye yutuza, afite amabere kuko umubiri we umeze nk'uw'abagore, akagaragara avuga ibintu abantu benshi badashobora kuvuga, akongera none kugaragara ari kurira kuri kamera. Ibyo bintu byose bigatuma abantu bamukurikira, bikagaragara yuko impamvu we yaba bikeneye cyane atari impamvu za politike cyane, ahubwo ari ukugira ngo yisarurire amafaranga. Dore ko internet ubu ngubu ari ikintu kirebwa cyane, abantu bose baba bafite imitwe yabo bayishyize muri ekara za telefone zabo ndetse no kuri televiziyo, bakurikirana ibintu bitandukanye. Rero ishusho ye uko agaragara, amagambo avuga, ibi bigatuma hari abantu benshi babikunda, babikurikirana, cyangwa se n'abandi bantu babishungera nubwo batabikunda. Bakavuga ko rero ashobora kuba yarakuriye mu buzima butari bwiza, nk'uko bigaragara mu mafoto y'ubwana, ko yagaragaraga agaragara nk'umwana rwose udafite umubiri, kandi utafite inzara. Rero akavuga ati agomba kwishakira imibereho, inzira yose bishobora kuba byacamo, niyo yatuka umuntu agomba kumutuka. Rero nk'uko bigaragara yatangiye gushaka ubuzima ari muri za tronkome, aho yabaningaga. Kubaninga ni cyagiye bacuruzaga amasede, kuri bacuruza indirimbo, amafilime byose ku masede, bakaba barabishishiraga ibya original bakabishyira aho ngaho. Ibyo rero akaba ari byo bintu yakoze. Arangije na secondaire nk'umuntu wize comptabilité, wari wizeye ko ibintu bigiye kugenda neza, ariko ntabwo yahise abona akazi nk'abandi banyakigari bose, ahubwo yongeye ajya muri ka kazi none ko kubaninga yari asanzwe akora akiri muri tronkome. Mu gushakisha nk'umuntu rero ukunda gushakisha, yaze kwiga amashuri, yiga amashuri, yaje kubona bourse ijya aho bita muri Mongolia, aho ngo niho yarangirije ibijyanye n'ibintu by'ubuhinzi, arabyiga ndetse aza kubikoraho. Ariko ageze muri Mongolia, ubuzima none bwaje kuba ikibazo, nanone abura akazi. Ubwo nibwo yaganiraga n'umunyeshuri wari inshuti ye w'umunyemari, aramubwira ati ariko rero ushobora kuba wakoresha ikoranabuhanga, kubera ko uyu mubiri wawe uko ugaragara n'iki bishobora kuba byabacuruza. Aha arashobora kuba yararebye uburyo aganira, akavuga ati uyu nguyu yabikoresheje bino bintu bishobora kuba byamuhira. Rero nibwo yatangiraga atangira ibyo, byanamuviramo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atangira gucinga channel rero bigaragara ko yayishinzwe mu mwaka wa 2017, ariko 2017 ntabwo yamuhiriye, yakomeje kumuhira, ahubwo yaje kugira ikibazo, iyi channel barayimwiba. Mu mwaka wa 2019 aza noneho gucinga channel, ashinze channel
atangira kuvuga biriya biganiro bye, ariko agenda agaragazamo ukuntu atuka abantu ibitutsi bibi nyandagazi, akomeza gukomeza gukora inkuru none zirimo ibintu bijyanye n'imyidagaduro urubyiruko nanone rukunda cyane, agaragara yambaye kuriya ubusa, agaragara kuri kamera ari kurya ibintu byose bitamenyerewe, bituma akomeza kumenyekana. Agiye agaragara adisinga cyangwa se agirana bifu n'abarimo ba Scovia, avuga ko Scovia nta mashuri afite, ko yigira umuntu w'ishyomotsi. Nanone muri iyi minsi muri kumubona nanone muri saga aho avuga ko Chita ari umuntu udashobotse nawe akamumerera nabi cyane. Ariko rero ikirenganyamatsiko hano Kayunguruzo TV twibaza, ese ibi bintu byo gutuka abantu abo yita interahamwe n'abandi bantu yita nanone yuko ari ibigarasha, akabatuka ibitutsi nyandagazi, ese ibingi babitumwa na FPR cyangwa se ni ku giti cye, cyangwa bikora ku giti cye? Mwebwe murabivuga mute? Kugira ngo dutange ibitekerezo. Ese birakwiriye ko umunyarwanda yabasha guhana mugenzi we ari uko amututse ibitutsi nyandagazi? Nibwo buryo bwiza bwo guhana abanyarwanda twigishije? Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ku Kayunguruzo TV, ukurikirane ikiganiro cyose, ukurikirane TV yacu yitwa Akayunguruzo. Ndabizi neza ko muraza kuryoherwa cyane. Murakoze cyane, ndabakunda.